Iri banga nta muntu wigeze arikubwira muri iyi application yitwa Gemagara iri gukorerwamo amafaranga n'abantu benshi. Iyi application yitwa Gemagara isaba kuyidownloadinga ukoresheje link. Wamara gukoresha link ugakora account. Step ya kabiri bagusaba gukora face verification. Face verification urayisanga ku munota wa 3 n'amasegonda 30. Nyuma yo gukora face verification bagusaba gukina hagati y'imikino 2 kugeza ku mikino 4. Nimba ushaka kubikuza amafaranga muri application mu buryo bworoshe, kurikirana intambwe ku yindi muri iyi video. Aya mahirwe ntagucike. Nabikuje amadolari 10 mu manyarwanda ararenga ibihumbi 14 mu gihe kitarenze iminsi 5. Nasigaranyemo amadolari 5 n'ibice 5. Iyi ni application yitwa Gemagara. Ese ni gute izi coin wazibyaza amafaranga baguha nka bonus ukimara kwestara ino application unyuze kuri link? Ese koko ino application yitwa Gemagara irishura byanyabyo koko? Kuba yishura byanyabyo tumaze kubibona. Ahubwo ni gute winjiza amafaranga muri application mu buryo bworoshe ku buryo mu cyumweru kimwe ushobora kubikuzamo n'amadolari arenga 15 kuzamura. Iyo westaye ino application unyuze kuri link baguha bonus y'amacoin 300. Mbere na mbere banza ukurikire step by step yuko tugiye kubikora. Uko tugiye kudownloadinga ino application ndetse nuko tugiye gukora face verification. Nukurikira intambwe ku yindi nkuko ngiye kubikwereka, nawe uzabasha kubikuza amafaranga muri application yitwa Gemagara. Nimba ugeze kuri iyi channel bwo bwa mbere ntugende udakanze subscribe, liking ino video kugira ngo uzabashe kubona izindi video zacu. Ngira ngo ntabatindiye, reka dutangire. Kurikira intambwe ku yindi. Ukimara gufungura link natanze muri comment ya mbere y'iyi video, hita ukanda ahantu handitse download. Ukimara gukanda ahantu handitse download, uzahita ugera muri Play Store. Aha niho dukurira amapplication. Ngewe nk'uko uri kubibona nsanzwe mfite ino application. Wowe kubera ari bwo bwa mbere ugiye kwestara ino application, uzahita ukanda ahantu handitse install maze utangire uyestare. Na application ntoya ntabwo iremerera phone. Hita ukanda ahantu handitse open ukimara kuyestara. Ukigera hano uzahita ukanda turn on. Aha ngaha ugiye kwiyandikisha ukoresheje Google cyangwa se email yawe. Hita ukanda hano handitse Google. Ukimara gukanda kuri iyi nyuguti ya G barahita baguhingutsa muri email zawe. Bakimara kuguhingutsa muri email zawe, hita uhitamo email imwe ugiye gukoresha wiyandikisha. Ukimara guhitamo email ugiye gukoresha wiyandikisha, uzahita ugera kuri dashboard imeze gutya maze uhitemo nimba uri umugabo cyangwa se uri umugore. Ukimara guhitamo nimba uri umugabo cyangwa uri umugore, uzahita ukanda hano handitse am a man cyangwa se am a woman. Hita ukanda aha ngaha handitse ngo complete. Ukimara gukanda hano handitse complete, ako kanya uzahita ugera kuri dashboard imeze gutya. Uzahita utsindira bonus y'amacoin 100 ahwanye n'amadolari 10. Aha ngaha nk'uko uri kubireba bazahita baguha bonus ingana na 0.1 by'amadolari kuri iyi game uzakina. Sasa nk'uko uri kubibona tumaze gukora account. Bonus y'amacoin 100 tumaze kuyabona. Ukimara kubona izo bonus uzahita uza ukande aha ngaha ndi kukwereka. Ukimara gukanda aha ngaha uzahita ugera kuri dashboard imeze gutya. Nk'uko uri kubibona hano dufite utuzu tubiri. Hari akazu k'icyatsi ndetse n'akazu k'umuhondo. Akazu k'icyatsi jamuzi wemererwa kuzibikuza, akazu k'umuhondo coin uzihindura jamuzi kugira ngo uzibikuze. Sasa uzahita uzukanda hano handitse ngo my profile. Ukimara gukanda hano handitse ngo my profile, ukagera kuri dashboard imeze gutya, uzahita uzukanda hano handitse ngo face verification. Ukimara gukanda hano handitse ngo face verification, uzategereza yuko hafunguka. Aha handitse face verification ni ingenzi cyane. Ukimara gukanda rero hano handitse face verification, uzahita ukanda hano handitse ngo while the using app.
ukimara gukanda hano handitse while the using app, kamera y'imbere ya telefoni yawe izahita ifunguka. Ugomba kuba uri ahantu hari urumuri na kamera y'imbere ya telefoni yawe iri gukora neza. Uzakora nk'ibyo kano gashusho kari kukwereka, wasame ujyane umutwe iburyo ibumoso nk'uko kano gashusho kari kubikora, kugira ngo face verification yawe ize kuba success. Nizere ko urabikora nk'uko mbikweretse kugira ngo account yawe ize kuba verified, uzabashe no kubikuza byoroshe. Sasa tukimara gukora face verification nk'uko uri kubireba, batangiye gucekinga. Nk'uko uri kubibona baratubwiye ngo complete. Ahangaha face verification yawe ubu yikoze neza. Nk'uko uri kubibona kuri dashboard, ahantu hari face verification habaye verified. Nawe rero ukimara gukora face verification, reba neza yuko wabaye verified. Ubu noneho dusoje gukora face verification. Ubu wemerewe kuba wabikuza muri iyi application. Sasa ukimara gukora face verification, ugakora back, ugasubira inyuma, ugakanda ahantu handitse invite, umuntu mutumiye baguha jams 10,000. Jams 10,000 zihwanye $1. Gusa kugira ngo ubashe kubona izo jams 10,000, dore ibintu by'ingenzi ugomba kumenya. Umuntu watumiye agomba kuba yinjiriye kuri iyo link naguhaye. Nyuma yo kuyinjiriraho agomba no gukora face verification kugira ngo account ye ibe verified, ibe yizewe. Iri banga abantu benshi bararibahishe kuri application yitwa Gemagara, nta wundi muntu wigeze uri kubwira. Nyuma yuko ibyo byose birangiye, utangira gukina game. Byibuze ukina game hagati y'imikino 2 cyangwa imikino 5 urimo wubaka utuzu nk'uko ndi kubikora kuri telefoni aka kanya. Kubikuza muri iyi application yitwa Gemagara bisaba ko ubugizemo $10. Ayo $10 yamaze kugera kuri balance, uyakuraho uyashira kuri ePay. Aya $10 ava kuri ePay uyashira kuri Volt Wallet. Aya mafaranga ava kuri Volt Wallet uyashira kuri Binance. Mureke turebere hamwe noneho igice cya kabiri, turebe uko bakora account muri ePay ndetse no muri Volt Wallet. Kurikirana step by step, ubikore nk'uko nabikoze, nawe uzabasha kubikuza muri application kandi byoroshe.